Yesu nashimwe bene data, ndabasuhuje kandi mbifurije amahoro y'Imana aho muri hose, kandi ndabifuriza kugira umugisha mu byo mukora byose no mu byo mupanga byose. Witeka abahire. Tugiye rero muri wa mwanya wo kuganira ku ijambo ry'Imana. Umwanya mwiza, umwanya iyo uhaye agaciro hari icyo ukuramo kandi hari icyo wubakwa mu buzima bwawe bw'umwuka ndetse n'ubw'umubiri, kubera yuko iby'umwuka byubaka iby'umubiri. Mwanya rero ndagira ngo tuganire ku kintu cyitwa ubuswa. Ubuswa bwugarije abantu benshi muri iyi minsi. Umuswa ni iki? Ariko nanone hakaba uwo bita umunyamakenga. Uyu munyamakenga rero ajya atandukana n'umuswa. Umuswa, iyo umuntu adafite ubwenge bwo kwihitiramo, umuntu akaba adafite ubwenge bwo kurobanura igikwiye n'ikidakwiye, umuntu akaba ahora agendera ku by'abandi, we ntagire ihame na rimwe agenderaho, ahangaha aba afite ubuswa. Harimo ubuswa bukomeye, kubera yuko niba nta kintu uzi ushobora kugenderaho ntukiveho, niba udashobora kwifatira icyemezo, niba ushobora gukurikira ibibonetse byose, aho ngaho ufitemo ubuswa. Reka dutange ingero. Muri iyi minsi reka turi kuvuga mu by'abakristo, kubera yuko ni ijambo ry'Imana turi kuganira kandi tuba turi guhugurana. Iyi minsi hari inyigisho nyinshi zitandukanye, ndetse nyinshi zigusha ku mafaranga, zigusha ku maronko, zigusha ku bigezweho, zigusha ku bintu byinshi, zigusha ku bukire, ibintu nk'ibyo byose. Ukumva umuntu ngo nta kazi uri kubona, cyangwa se uri gucuruza ntibyemera, urimo urahomba, ugomba gutanga igitambo rwose. Tanga igitambo kugira ngo bizagende neza. Umuntu agafata amafaranga akayatanga, akagenda akaribwa, ibintu ntibihinduke, yewe ndetse ahubwo bikaba bibi kurushaho. Umuntu akaba wenda ni umukobwa, nta mugabo yari yabona, ageze mu myaka 38, 40, bati rero kugira ngo ubone umugabo ugomba gukorerwa deliverance, kubera yuko barakuzinze, uzaze ngukorere deliverance. Akenshi kandi ugasanga nta nubwo ari umuntu w'igitsina gore mugenzi we uzamukorera deliverance, ugasanga ni umusore cyangwa n'umugabo uri kubimubwira. Akagenda bakiherera mu cyumba, agatangira akamusengera, agatangira akamukorakora, agatangira ngaho ku mabere, ngaho hehe, bikarangira umuntu byarangiye bamusambanyije. Ubwo ni ubuswa, kubera yuko niba warihanganye imyaka 38, 40, none umuntu ngo agiye gukora deliverance, birangiye muryamanye. Ese ubwo si ubuswa? Ubuswa rero ni bwinshi muri iyi minsi, kubera yuko hari inyigisho nyinshi ziri kuza, abandi bakakubwira bati icyaha nta kibaho, byose Yesu ku musaraba yarabirangije. Gusambana si icyaha, gusinda si icyaha, kwiba si icyaha. Ese ubundi icyo mwita icyaha ni iki ko Yesu yabirangije? Ukabyemera gutyo nawe ukayoba kubera irari ry'umubiri wawe, ugakomeza ukabikora, ugashoka ukabikora, ukibagirwa icyo wari urimo, ngo Yesu yarabirangije. Ese ubwo si ubuswa? Umuntu afite hari inyigisho n'ubu ngubu zadutse ngo rwose ngo ituro, hari bya bitambo twavugaga, ariko hari amaturo asanzwe, hari ugufasha abakene, hari gukora umurimo w'Imana bisanzwe, kubaka umurimo aho muhurira, kugira gute, gufasha, gutanga mituweli, gufasha abababaye, kwishyurira abana batishoboye. Ugasanga umuntu baramubwiye bati muri iyi minsi gutanga amafaranga rero bayakurogeramo. Umuntu akagenda ubugugu bukamufata, ntihazagire ikintu kimuvaho ngo amafaranga ye batazayamurogeramo. Ubwo si ubuswa koko? Ubuswa rero bwabaye bwinshi, kubera yuko ikivuzwe cyose, niba ari uko abantu bari bize, niba ari uko abantu batagishaka gutekereza cyane, ikivuzwe cyose umuntu apfa kuba kivuze mu izina ry'Imana, mu izina rya Yesu, umuntu wese asigaye ahita yemera.
bene data, ndagira ngo dutekereze cyane, mutekereze cyane, musome Bibiliya, kubera yuko nibimera gutya abantu bose Satani arabisasiye, Satani arabariganije, kubera yuko uguhagaze imbere wese afite Bibiliya ntago bivuga ngo icyo avuze cyose ugotomere gutyo uyishyire mu bikorwa. Oya, nawe Imana yaguhaye ubwenge, nawe Imana yaguhaye amaso yo gusoma Bibiliya ukayisobanukirwa, yo gusoma ijambo ry'Imana. Ndetse no mu minsi iriza arambwira ati ubwo se usanze Bibiliya ari scam? Yesu nashimwe. Ubuyobe Uwiteka ajya tubabarira. Hari byinshi biri guhita, hari inyigisho nyinshi ziri guhita zishobora gutuma uva no mu byo wari urimo ukajya kure kubi, bigatuma ubura ubugingo buhoraho. Reka rero niba witwa umukristo, niba uzi inzira watangiye, reka uve muri ubu buswa, usome Bibiliya yawe, wige, usenga Imana izajya iguhishurira byose, usenga Imana izajya ikwereka byose, ikuyobore mu rugendo urimo, ubere maso agakiza kawe. Noneho hari ibigezweho rero, ukabona umuntu n'umusore yitoboje amaherena, ngaha amatwi yose aruzuye, nguwo yashyizeho ibi. Erega hari ibintu biba bifite n'icyo bivuga, ariko abantu ngo kubera ko bigezweho, ngo nakabonye kanaka ni keza, nawe akajyaho agatobora. Ese uwabitoboye niba hari icyo yashaka kuvuga, niba yarabaye umugore, umureba ari umuhungu ariko akaba yarabaye umugore, hari uwo yatoboreye kugira ngo amwereke yuko ari umugore we, wowe ubikoze kubera iki? Ngo ni ibigezweho. Uwiteka abababarire, kandi Uwiteka abahumura amaso, mumenye igihe turimo. Ukumva umuntu ni igitsina gore ati kubera yuko abandi mbona ati bigezweho gutobora ku mukondo tugashyiraho agaherena, gutobora ku rurimi tugashyiraho agaherena, gutobora ku zuru tugashyiraho agaherena. Ese uzi bivuga iki? Ese uwabikoze niba umuco w'iwabo ubimwemerera, niba ariko babigenza, nawe umuco w'iwanyu niko bigenda? Ese ibyo ngibyo koko ubundi bikunguyeho iki, bikongeyeho iki? Yesu nashimwe. Reka twe kugotomera ibize byose, ahubwo turebe kure, tube abanyamakenga. Imigani 14 umurongo wa 15 haravuga ngo umuswa yemera ikivuzwe cyose, ariko umunyamakenga yitegereza ahanyura. Mwene data, banza urebe ibyo ugiyemo, banza wumve ibyo uri kubwirwa, ushungure, ubanza ubiyungurure, ugire ibyo wemera, ugire n'ibyo wanga. Gira umuco wo guhakana ibyo wumva bitajyanye n'ukwemera kwawe, ibyo wumva wakijijwe uvuga uti ndabiretse. Reka umuntu ye kuza ngo akubwire ngo kubera yuko afite Bibiliya ngo ubyemere. Niba warakijijwe wumva ubusambanyi bukugeze kure, wumva bukuremereye, none umuntu araje arakubwiye ngo gusambana Yesu byose yabikuyeho, Yesu yapfuye kuri ibyo, yapfuye kubera ibyo ngibyo, twagiriwe ubuntu, nta cyaha gusambana kirimo. Uwiteka kubabarire. Reka ugire ubwenge bwo kureba, wumva ibyo wumva, ushungure, ibyo ugomba kubika ubibike, ibyo utagomba kubika ubisohore. Yesu nashimwe. Reka rero ubuswa tubujugunye kure, ahubwo tuba abanyamakenga, tumenye inzira turimo, tumenye ibyo turimo, dukora ibyo twemera, kandi dukora ibizaduhesha ubugingo buhoraho. Turagushimye Mwami Imana kubwira ijambo, tugushimye ko utugirira neza, ukaduhugura ibihe byose. Reka umuntu wese wumvishira ijambo umuhumura amaso, kandi mufungure amaso, abashe kubona ibyo abandi batareba, abashe kumva kandi ayungurure ibyo agomba kwemera n'ibyo atemera. Reka kandi Mwami buri muntu wese umuha ubwenge bwo kugira ngo muri iyi minsi ya nyuma ashungure, amenye ibyo abika n'ibyo atagomba kubika, amenye abo bagomba kugendana n'abo batagomba kugendana, amenye ibyo agomba kwigana n'ibyo atagomba kwigana, akomeze azirikane uko yahamagawe kugira ngo atazabura ubugingo. Ni mu izina rya Yesu Kristo mbibasengeye, amina.